abaduteze amatwi mwiriwe. Umushinga duhuze wa Alerte International n'abafatanyabikorwa bawo ari bo Ajiproto Jijukirwa na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shirimpumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge n'icyerekezo abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimangirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Nubwo kurwanya amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ari inshingano ya buri munyarwanda, haracyagaragara inzitizi zitandukanye zikoma mu gukora gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, umuryango Alerte International ubinyujije mu mushinga duhuze ugamije kwimakaza umuco w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda cyane cyane mu rubyiruko, wabateguriye ikinamico Shirimpumu. Muri iyi kinamico muriyumvira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge rw'abatuye imisozi ya Bweramahoro n'Inyamitavu nuko bakomeza kugenda bakemura imbogamizi bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cya 57 cy'ikinamico Shirimpumu, aho abaturage b'Inyamitavu n'Ibweramahoro bari bamaze gutera intambwe nziza mu bumwe n'ubwiyunge ndetse bakemeza gushinga Club Rumuri. Ese iki gitekerezo baje kugikomeza? Reka mbarike mukurikira igice cya 58 cy'ikinamico Shirimpumu. Ariko se rwose w'amahoro umugore nkunda, waretse kurira tukavugana koko. Rwe, mbabara rwose nta kintu mfite mvugana nawe. Natangiye guseba. Inaha inkuru yabaye Kimomo batangiye gukeka ko nwite. Rwe, nukuri kw'Imana igisebo kimereye nabi. Yo, nanjye utunyagahinda kaza. None se uragira ngo dukore iki mugore nkunda? Kubona tukinoza gahunda yo gutahuka mu rwatubyaye. Rwe, mbabara rwose ubu nta gisubizo mfite. Nashatse no gutekereza ko inda twayitwerera Simbikango. Mbimubwiye nawe arabyanga ngo umugore Margarita atazamukura mu iyo kotsa. Akasakumirora? None se nkubaza uwamaho. Urashaka utwerera iyo nda wahetewe n'abagabo bangaye? Ariko se Rwe, wowe urumva inda nzajya nsobanura ko nayitewe nande, ko abantu bose bazi ko wapfuye. Wenda mbyaye hano mu rugo amagambo yashira ivuga. Ariko amaro nawe urasetse. None se ubundi ntahutse abantu bakabona ubyaye ntaramara amezi 9 aho ngaho mu rugo, babura ubutakuvuga. Ariko Rwe, byibura bakamvuga turi kumwe. Naho ubundi baramvuga, byakubitiraho kuba tutari kumwe ndi jyenyine, nkarushaho kwiheba. Yo, humura turi hafi gutahuka mugore mwiza. Ese Karinganire yagiye ko adaheruka kumvugisha? Karinganire se? Karinganire yagemuye amagi ku isoko. Nawe kubera kwita ku nkoko ze, nta gikunda kuba hano mu rugo. Ubu nsigaye mbabagenge. Birumvikana nawe agomba gushakisha. Ariko rero naza kuza, uze kumubwira ashaka kanya mpamagare, icyo nendaga kumubwira dore naramubuze. Washaka kumubwira iki se Rwe? Cyangwa umuntu meho ndaza kumubwira? Oya, hashize iminsi tutavugana, byabyiza twivuganiye byamfasha cyane. Ariko si gishaka kumubwira utambwira n'iki Rwe? Ko numva yakomeje kubigira ibanga. Ariko nawe ugira amatsiko ye. Ari wowe se Rwe, wowe nta matsiko byagutera. Ibaze gukenera umwana ushaka kumubwira ikintu ariko ntube wakibwira nyine. Ariko se urumva imfura na se babura baganira iki mugore mwiza? Naza ndamubwira da. Niko ye. Reka ibyo tubyihorere Rwe. Tuganire ku kibazo nifitiye. Rwose njye ubu nafashe umwanzuro kutazongera kuva hano mu rugo kugeza igihe cyo kubyara kigeze. None se wamaho ko ntari ngo nkorera urugo, nkaba n'umufashe uwo mwanzuro. Ubwo urumva Karinganire azifasha ibibazo byose by'urugo akabivamwe wenyine? None se uragira ngo mbigenze nterwe ko mubwira ibyo gutahuka nkumva ntubishaka? Nge sinshoboye guseba, nzaguma hano mu rugo kugeza mbyaye. Ega se kutagira icyo bimbwira mugore mwiza? Rwe, nika ntacyo mfite cyo kuvuga rwose. Akasakumirora? Amahoro nanone arankubye. Ubu se mbigize ntebaho. Ariko rero nkiye kureba fande nkabaza aho gahunda yo gutaha igeze. Naho niko dukomeza gutinda muri iri shyamba, hagenda havuka n'indi bibazo bitandukanye. Ariko se ubundi waza bacika nkigendera ko mbona gutahira rimwe mu gihiriri bikomeje kumbana ingora bahize. Ariko se noneho kagasaza ngo nirwema n'ibikigacanye. Kumbona imyotsi baye myinshi. Ubu ntikazi ko kaduteza aduye. Reka nkarebe nkiyeme. Yewe, izi nkuna zo menya zitumye. Ndabona imyotsi kwishyamba ryose. Rwema muginga. Ibyo ni ibiki ucanye?
urashaka kuduteza aduyi? afande ni inkwi zitumye neza ariko bigiye gushya pe. Ariko zikura umusivile mu bandi koko, ubwo ntubona ko umwanzi abonye uyu mwotsi byamworohera kumenya aho turi muri iri shyamba sha? Afande birahiyengeye guhita nzinya umuriro. Gira vuba afande, mukora turabona uwo mwotsi ntabwo twamukira. Ese sha wamenye ko ashaka kutwimura tukava aho twe dukambitse? Ayiwe tukajya hese handi afande? Afande mukuru ejo bundi yaranganiriye ambwira ko yamenye ko hari ibikorwa byo guhiga imitwe yitwaje intwaro bo mu mashyamba, kandi rero yamenye amakuru ko hari abasirikare bamwe na bamwe batangiye gutoroka bagatahuka, niyo mpamvu ashaka kutwimura. Afande ubwo ntiyabatangiye kudutahura akazabuza umugambi wacu wo gutahuka? Mu bakeka twe ntago turimo. Ubwo nyine nibyo nakubwiraga. Amaze kumenya ayo makuru yahise afata umwanzuro wo kwimura ibirindiro byacu, abasirikare akabajyana kure aho gutoroka bitazaborohera. None se afande ntabwo uramenya igihe azatwimurira ko byaba ari n'igihe cyiza cyo gushyira mu bikorwa gahunda yacu yo gutoroka tugatahuka mu rwatubyaye? Ariko uzi ko ari byo sha, nzamugira inama tuzimukire nijoro, nibyo byiza. Ubundi abo tugomba gutahana bose bazabe bari tayari duhite twitahira mu rwatubyaye sha. Niko bigomba kugenda nta yandi mayeri. Ariko se afande mukuru we nta gitekerezo cyo gutahuka ajya agira? Uramenye utazarihingutsa we muginga, hari bagenzi bacu bamubajije icyo kibazo yahise abica abita ko ari abagambanyi. Erega ntawe uburana n'umuhamba, naho n'imyaka dufite ntabwo ari iyo kuba muri aya mashyamba. Uru rugamba turwana ntacyo ruzatugezaho pe, dore na bamwe muri twe dutangiye gusaza. Ibyo uvuga nibyo kabisa, gusa nta yandi mahitamo dufite uretse gukomeza kuganiriza abafite gahunda yo gutaha mu rwatubyaye ndetse no kurukorera ubundi tukitahira. Afande gahunda niyo urusanze maze kuvugana n'umugore wanjye ariko amereye nabi pe. Arashaka iki se kandi? Wahora n'icyo afande, umugore arenda kubyara kandi abaturanyi bazi ko naguye mu buhungiro. Ubwo rero urumva ko atorohewe, buri wese amubaza wamuteye iyo nda. Nimwongera kuvugana umuhumurize umubwire ko mu minsi mike turaba tumugezeho. Yego afande, murakoze kundema agatima. Ese mama kakanyunduko nene narakabitse munsi y'igitanda ntako wafashe? Uragashakira iki Muhi? Nyina fisi turashaka gufasha ndori kubaka ikiraro cy'inkoko mama. Ariko muhire nawe ako kanyundo nagatije simbikango, ubwo biragusaba kunyura ukajya kugafata. Aha mama reka mpanyure n'isurize nagatese ndumva mukumbuye simuheruka. Akasakumiro baho. Ariko se Muhi ura mukobwa wasimbikanga ko numva mumukunda muri benshi cyangwa wiganirira? Mama hari abandi basore bamukunda se, erega agira imico myiza nuko mama wagira amahane. Mva Muhire mwana wa Marigarita nge mbona yarahindutse, igihe amaze wabo yarahukanye rwose yakuye isomo. Maze asigaye yarabaye n'umusirimu mama, ntabonye ko yaje mu nama yambaye ikabutura se? Winyibutsa Muhi yarantunguye pe. Umuntu w'umubyeyi ntago yakagombye kujya ahantu hateraniye abantu benshi yambaye ikabutura rwose. Uriya ntabwo ari umwambaro w'umubyeyi. Yaradusebeje rwose bira ntago ari iby'i Rwanda. Erega mama iriya myenda arayidodera, buriya niyo mpamvu yaje yatwitse koko. Marigarita asigaye adoda imyenda se Muhi? Asigaye akorera ku gasharu mama. Usikare wowe nyine ufite imashini idoda hariya mu gasantere. Yewe Imana ishimwe ngo Marigarita yabonye icyo gukora, wenda yakunganira n'umugabo wo guteza imbere urugo rwabo. Si byo sinakubwiraga mama, urumva ko gukundana na Gatesi byaba ari ukwiteganyiriza kabisa. Muhire ntukansitse rwose. None se watangiye gukunda Gatesi kuko wabonye mama wasigaye adoda Muhi? None se mama urumva ruriya rugo rwa Simbikangwa na Marigarita rutari mu ngo zifashije ibwira amahoro n'Inyamitabo. Ikindi kandi buriya Simbikangwa abaye data bukwe byaba ikimenyetso cyiza cy'umwe n'ubwiyunge kuri iyi misozi dutuye mama. Abantu bakabona ko ibyo twigisha muri club duhuze ari nabyo dushyira mu bikora. Kora ha mwana wa, mu bintu byose uvuze icyo nicyo mpaye agaciro cyo kwimakaza umwe n'ubwiyunge. Yewe nuko nyine wiganiriraga. Mama susko nakubesha Gatesi ndamukunda. Muhire rwose rekera kunsetsa. Yewe reka nkureke nigire kubagara birabiraye. Ubwo uranyura kwa sobukwe nako kwa Simbikanga ufata iyo nyundo. Mama nicyo ngukundira rwose, reka ngende ubwo turasubira ngarutse. Ngaho genda Muhi, ariko nimusoza karoze kwibuka unyura Inyamitavu undebere ko mu ishyamba habonekamo ibiti byavamo inkingi za birabitoki. Nabonye umuyaga ushaka kubigusha. Kuko bana bigize intego ndaza kubikora rwose, ngaho reka ngende sibyo mama? Sawa muhungu. Nawe niko gate Marigarita ashaka kubwa ibyo muza guteka ni mugoroba? Hoya papa yasize ambwiye ko yitekera avuye mu kazi. None reka njya kumureba muzane, ndabona n'amasaha yo gutaha yageze. Ahubwo ndimo kumuhamagara mwumva telefone itariho. Sinzi uko byamugendekeye pe. Nanjye namuhamagaye bigenda gutyo papa, wenda wasanga umuriro wamushiranye. Yewe ntawamenya. Ese gate uyu munsi wagiye hahandi?
hehe se papa? Margarita ntabwo yari akubwiye se? Nari namusigiye itike, twaraye tuvuganye ko uyu munsi mu gitondo ujya kwiyandikisha ku ishuri muri cya kigo cy'imyuga. Nawe ukajya kwiga gutunganya imisatsi ukareba ko nibura wagira umwuga uzakubeshaho. Mu gitondo mama yari yambwiye ngo nze kujyayo. Bigeze mu masaha narampamagara arambwira ngo amafaranga y'itike yari yansigiye nze kuyaha umumotari yohereje hano mu rugo. Ubwo rero nyuma yaho namuhamagaye nsanga telefone yitariho. Umumotari gate? Umumotari se kandi yaraje kwenda iki? Hari ivarisi yari iri hano mama yaramutumye ngo ayimujyanire. Rukaraga ndekwe twataramye. Ye? Iyo varisi harimo ibiki gate? Papa ntago mbizi pe yari ifunze. Yandangiye ngo nyirebera aho yari iri mu cyumba cyanyu ngo nyihe umumotari ayimushyire. None se gate? Mu cyumba ko nta varisi najyaga mpabona, iyo wayikuye he mwuka byaramo? Nayikuye munsi y'igitanda papa, niho yari iri. Ariko numvaga itaremeye cyane. Byamaye nka data. Birebyo nibe maraso umwana wa. Reka mbe nzimije moto narimo kunsakuriza. Njye mu cyumba njye kureba imyenda ya Margarita n'ibigihari. Wa mugani wa papa uzi ko nibagiye kureba mu cyumba ko imyenda ya mama yaba igihari. Ariko se mama na papa ko bamaze iminsi babanye neza, ubu koko mama yakongera akahukanara? Ntabwo bishoboka pe, ntabwo bishoboka. Ko numva se papa arimo kwivugisha mu cyumba bigenze bite? Ndibutse, uzi ko nigeze kubona mama ari kumwe na papa wa Gahungu bambona bagasa n'abikanze. Ubu se mama yaba yajyanye na papa wa Gahungura? Ukuntu nabonaga mama yishimye cyane. Ubu se ndabibwira papara? Ewe, reka mbireke ntacyo byamumarira. Ubuse ibintu ndabigira n'umwuka byaramo. Imyenda ya Margarita yose yitwaye. Uzi ko nta mwenda nyibona hano, yamaye nka rero. Nimwe yajyaga amanika hano ku musumari rwose ndabona ntayibona. Ariko se ibindi biki koko? Wase Margarita yongeye arahukana? Ariko Margarita yawe umuhemu we. Reka nze mbibwira Gatesi umwana wanjye. Niko gate? Ndumiwe neza neza. Uzi ko nta mwenda n'umwe wa Margarita ukiri hano mu cyumba? Birashoboka se papa? Reka nanjye ndebe. Ariko aho mutinda yanditse ntiriva koko. Ariko se ubu koko Margarita imyenda yajyanye. Ubuse tuvuge ko yagiye kwigurisha kugira ngo agure indi mishya? Mana we, papa, uzi ko mama yagiye, yasize yanditse ibaruwa dore ngiyi nyisanze mu cyumba. Mana we. Ye, inka yanjye, ugize ngo iki gate? Yebo we, ngansomera numve se. Asikigarwe, niko ye. Nakomhereza nanjye nisomera ndebe. Nyuma y'igihe gito Margarita yari amaze agarutse mu rugo nyuma yo kwahukana, arongeye aburiwe irengero. Ese agapapuro yasize yanditse kaba gafite ubuhe butumwa? Ntuzacikwe n'igice cya 59 cy'ikinamico Shirimpumu. Hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama watanga cyangwa igitekerezo, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0785 292 501 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. Mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo Ikinamico Shirimpumu, ukaba wabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda.